wese agomba kugira confidence na Kizito yarabwaga ati nge sinapfa kandi ndabimwemerera nkanabimushyigikiramo na Karasira nanjye ubwanye nemera ko mfa gutese nicwa na Kagame yapfa ariko nge sinapfa. nagira ngo nkubwire ko nta muntu upfa na Rutanga rw'amaboko yarabisubiyemo ejo bundi rwose. Thank you. Twakomereza n'abandi bumvireho. Amaboko yarabisubiyemo ejo bundi avuga ko nta muntu upfa, ko umuntu uzibeshya akavuga ngo aramwishe ko azaba yishe umubiri ugomba kujya mu gitaka ukabara, ariko ko Rutanga rw'amaboko azagaruka ari mu murinzi, akagaruka ari mu mubirizi, akagaruka ari mu inyoni iguruka, akagaruka ari urushishi, akagaruka ari mbese buri cyose kirashoboka. nuko n'ubu Kizito Mihigo ariho arahari. Kizito Mihigo tuzabiganiraho undi munsi, Kizito Mihigo amaze gukora ibitangaza byinshi batajya babona, atari Kizito ntago nakaye kuba ndi hano, ntago shera akabaye kuba hari, so Kizito arahari, he's alive. mwese murimo kuvuga ubu ngubu ni navuga ko ari umwuka mutagatifu wa Kizito, wa mutagatifu Kizito Mihigo, right. ni umwuka wa Kizito Mihigo na pasiteri na nuza na Apotre Mutabazi yabanje kubuza indu mutari mwahaguka ngo muvuge wowe na Sheila, yaravuze ati nimuze dusengera umwuka wa Kizito Mihigo, aturimo kugendagenda mu Rwanda, atugiye gutuma abantu batoboka bahomboke bavuge, ati nimutabare vuba mugire, ati tureba ko twatesha umwuka mubi wa Kizito Mihigo. Ese waba ufite amakuru ko icyo gihe namusubije kandi nari nyiri muri leta y'ibifobagane, ariko naramusubije naramubwiye usibye n'umuzimu nawe ubwo aziyizira, kandi ubwo bugoryi mufite Uwiteka arabareba. Bibahaga comment muri Kigali, ariko Kizito still afite abantu benshi bamukunda. Uriya yabuze amajwi icyo genda yabona, nubwo nari nakubisa hababaza inkotanyi, ariko nge nabonye amajwi icyo gihe abantu baranshyigikiye.